Amacunga ni meza cyane kuko abamo intungamubiri umubiri ukeneye, habamo ya vitamine C ya yindi nziza rwose kugira ngo umuntu agire uruhu rwiza ase neza, kandi ya vitamine iha umubiri ubudahangarwa, habamo kandi fibre umubiri ukeneye. Ariko nanone hari itandukanyirizo ryo mu icunga, cyangwa se icunga wafashe ukikoreramo umutobe ubwawe, cyangwa se ya wa mutobe cyangwa se ya ji tugurira muri magaze, tugurira mu maduka, ji ya orange, ji y'amacunga. Rero iryo tandukanyirizo niryo ngiye kukugezaho, urihitiramo urebe igifite intungamubiri, urebe n'icyo uzajya ufata nimba utari ubisobanukiwe. Muri orange rero iri cunga ryera ku giti, iri basarura ku giti, ni ryiza cyane kuko habamo fibre nyinshi cyane zifasha umubiri kugubwa neza. Rero iyo uri kurya iyo cunga urirya gahoro gahoro, umubiri uragenda ugafata izo fibre gahoro gahoro, ugakuramo intungamubiri neza. Kandi noneho iyo umaze kurya iryo cunga ntago isukari izamuka, kuko icunga urirya gahoro gahoro, nizo fibre zirimo zigatuma isukari idahita izamuka ako kanya, ugasanga isukari mu mubiri wawe ntise izamuka ako kanya. Ariko noneho hakaba hari itandukanyirizo, iryo cunga nurifata rwose ukarigisera ugakuramo umutobe wowe ukabyikorera, ntago intungamubiri zizavamo, nubwo ari icunga byose ntago bizaba bihuye n'intungamubiri zari ziri mu icunga rya rindi wariye bisanzwe. Icunga wakuyemo ji, umutobe wikoreye mu rugo, nuko za fibre zizagabanukamo, kuko waseye hari ibintu uri bijugunye, hari ibikatsi uri bijugunye, fibre zizagabanukamo. Noneho mu kuyinywa, iyo uyinyweye uziko ugotomera cyangwa se ugahanywa gahoro gahoro, isukari yo mu mubiri izazamuka, kuko ho fibre ntago zikiri nyinshi, hari ibintu byavuyemo, hari ibikatsi byavuyemo muri ayo macunga. Ho iyo ji unyweye, uwo mutobe wikoreye, ushobora kuzamura isukari kurusha rya cunga. Ubwo muri ibyo bibiri wahitamo kujya urya icunga ridakozwemo umutobe, kuko icunga niryo ryiza ugereranyije na ya ji cyangwa se wa mutobe w'amacunga wowe ubwawe wikoreye, ntugire ikintu wongeramo. Uwo niwo ndi kuvuga. Iryo ni itondekanyirizo ry'ibyo bibiri. Abantu mwajyaga muha abana cyane cyane mugakunda kubakorera umutobe, mwige rwose kubaha amacunga adakozwemo umutobe, mubahe amacunga nyamacunga. Abari bafite imashini rwose bazifate bazibike. Ngewe nari mfite ubwanjye ku giti cyanjye, nari nzi ko uriya mutobe ari kimwe rwose, kunywa ari kimwe n'icunga, ariko aho nabisobanukiwe, imashini ikora rwose iyo ji ikora uwo mutobe narayibitse, ntago nkikoresha ukundi. Turya amacunga, ni nabyo byoroshye, rega ni nabyo bidasaba akazi kenshi. Ikindi rero hakaba ya ji tugura mu maduka. Muri ayo maji haba handitseho ngo isukari ni 0, ngo ni 0 sugar. Hakaba kandi haba handitseho ngo vitamine C iruzuye 100%, ni byiza ku ruhu. Ibintu byinshi biba byanditseho bitewe n'ubwoko bwa ji uguze. Uriya mutobe rwose ntaho utaniye no kugenda ngo ugure fanta uyinywe, cyangwa se ufate isukari uyinywe mu cyayi. Nta kintu na kimwe kibamo iyo vitamine C, ntago iba gifite umumaro, kuko baba baranyujije mu ruganda, baracaniriye n'urugero, cyangwa se barashyizemo amakonserva, ibintu bituma iyo ji ibasha kumara igihe kirekire, bikagenda bikica vitamine zirimo. Produit chimique zirimo, ibintu baba barashyizemo kugira ngo bazihindure, ibyo byose biba byaragiye bikica intungamubiri. Bikaba ari kimwe rwose no gufata isukari ngo uyirye uyirigate, nta mumaro wayo pe. Byaba byiza aho kugira ngo uyinywe wanywa amazi. Uzarebe niyo uri kunywa ji, iyo ji uba wumva ushaka gukomeza kuyinywa, kuko uko isukari izamuka mu mubiri iragenda ikwaka indi, bityo usange wakomeje kunywa ibisukari nturi guhaga
nurangiza uzi ikiri bukurikireho nuko rwose ntabwo izakubabarira, izashaka ahantu igenda yibike mu mubiri wawe, cyane cyane kunda, ibice cy'ibinyenyanza, amatama, ibinure hafi y'umutima. kandi muzi ko kuri iyi channel ibyo ari byo turwanya kugira ngo twirinde indwara harimo nka diyabete n'umuvuduko w'amaraso. Muri ibi bitatu rero, oranje cyangwa se icunga ryera ku giti, ji wikoreye, umutobe wikoreye ubwawe, n'umutobe wo muri magaze, uriya ugura muri magaze uba wanditseho. Noneho hari akarusho bajya bashyiraho ngo harimo ngo isukari, ngo 0, ngo vitamine C, ngo nuyinywa iminsi 3 ngo uruhu rurasa neza. Ariko iyo ni strategy y'abacuruzi, strategy zabo za marketing. Bagomba kwandikaho ibintu byiza bikurura abaguzi. Nukurikira rero ibyo byiza, ibyo byanditseho, uzaba uri kwica ubuzima bwawe cyangwa se ubuzima bw'abana bawe, nimba ariyo ji, ari wo mutobe wajyaga uha abana bawe. Umenye guhitamo neza nshuti yanjye, umutobe ni uhenda uwo mu maduka kurusha icunga rimwe wiguriye ukarifata ukarirya cyangwa se ukariha umwana wawe akarirya. Rero nurya iyo ji d'orange, uwo mutobe wa oranje, ntago mvuga umutobe, nurya rya cunga rimwe wikuriye ku giti, waguze ryavuye ku giti, uzasa neza, uzagira uruhu rusa neza rwose, umubiri wawe uzagira ubudahangarwa kubera ya vitamine C irimo n'izindi ntungamubiri nyinshi. Ndagushimiye rero kuba babanye nanjye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugera kirangiye. Nshuti yanjye, nimba ikiganiro cyakunyuze, unyemerere ushyireho like rwose, n'ubuntu ushyireho agakumwe kawe rwose. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel ya Aduhire, ugende ubikore. kandi undi muntu wese waba uzi udasobanukiwe n'uburyo yarya amacunga, wumva ko wa mutobe yakoze ari kimwe n'ariya macunga, umusharinge iyi video nawe asobanukirwe. Naho ubutaha rero nshuti yanjye, bye bye. Ariko sinarangiza ntakubwiye ko niba wifuza kubana natwe muri groupe ya WhatsApp, hasi nagushyiriyemo link, ugende winjire muri groupe ya WhatsApp ubane natwe. Naho ubutaha, mugire umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza, ntago nzi igihe muriho kuko abakunzi baduhire channel baba mu bihugu byose bitandukanye. Ndabakunda cyane, bizu, bye bye.